mushumba mwiza urwuri rutoshye, mushumba mwiza. Tubahaye ikaze mwese kuri buri munsi. Niba ushaka kudukurikira buri munsi, jya kuri YouTube wandikemo ijambo buri munsi, ushakashake buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Nimukomere bana b'Imana, twigane Kristo umushumba mwiza watwitangiye. Natwe tumukurikize kuri wa kabiri w'icyumweru cya kane cya Pasika, tariki 27 Mata 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 11 umurongo wa 19 kugeza kwa 26. Abavandimwe bari batatanyijwe n'ibitotezo byavutse igihe cya Sitefano, baragenda bagera muri Fenisiya, Ishipure ni Antiokiya, ntibagira undi batangariza ijambo ry'Imana uretse abayahudi bonyine. Ariko bamwe muri abo bakomokaga muri Shipure no muri Sireni bageze i Antiokiya, bamenyesha n'abagereki inkuru nziza ya Nyagasani Yesu. Ububasha bwa Nyagasani burabakomeza, bigatuma umubare w'abahinduka bakamwemera urushaho kwiyongera. Iyo nkuru iza kugera kuri Kiliziya y'i Yerusalemu, maze bohereza Barinaba i Antiokiya ngo agereyo abone neza Imana yari yarabagiriye, biramushimisha. Nuko arabihanangiriza ngo bizirike kuri Nyagasani babikuye ku mutima. Koko rero Barinaba yari umunyangeso nziza, wuzuye Roho Mutagatifu n'ukwemera. Bityo abantu benshi biyongera kubemera Nyagasani. Nuko Barinaba ajya i Tarisi gushaka Sawuli. Ahamusanze amuzaniye Antiokiya. Bahamara umwaka wose bakorera Kiliziya kandi bigisha inteko nyamwinshi y'abantu. Aho i Antiokiya nyine niho abigishwa bitiwe bwa mbere na mbere abakristo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 87. Mahanga mwese nimusingize Uhoraho. Siyoni yubatse hejuru y'imisozi mitagatifu. Uhoraho akunda amarembo yayo kurusha ingoro zose za Yakobo. Abakuvuga bose baragusingiza, wowe murwa w'Uhoraho. Naho Siyoni bose bazayite muvyeyi, kuko buri muntu wese ayivukamo. Uhoraho yandika mu gitabo cy'imiryango ati, uyu nuriya nabo bayivukiyemo, maze ababyinnyi n'abaririmbyi bazatangarize hamwe ikuzo ryawe, murwa w'Uhoraho. Mahanga mwese nimusingize Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 10 umurongo wa 22 kugeza kwa 30. Muri icyo gihe Yerusalemu bahimbazaga umunsi mukuru wo gutaha ingoro y'Imana. Hari mu itumba. Yesu yagendagendaga ku ngoro munsi y'ibaraza rya Salomoni. Abayahudi baramukikiza maze baramubaza bati, uzakomeza kutureregana ryari? Niba uri Kristo bitwerurire ubitubwire. Yesu arabasubiza ati, ndababwira mukanga kwemera. Ibikorwa nkora mu izina rya Data nibyo bihamye ibyanjye. Mwebwe ntimwemera kuko mutarabo mu ntama zanjye. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, ndazizi nazo zikankurikira. Nziha ubugingo bw'iteka kandi ntiziteze gupfa bibaho. Byongeye kandi nta n'uzanzinkura mu kiganza. Data wazimpaye aruta byose, kandi nta wagira icyo ashikuza mu kiganza cya Data. Jye na Data turi umwe. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Kristo umushumba mwiza, tumuyoboke atuyobore mu rwuri rutoshye. Mu buzima busanzwe bwa Kristo hari imyitozo myinshi wakora ukongera ukwemera kwawe, ndetse ukongera n'uko abandi. Gusenga, kuririmba, ibikorwa by'urukundo n'indi myitozo myinshi, exercice de piété. Muri amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye, tujye kurebera hamwe umwitozo w'igikorwa kiruta ibindi wongera ukwemera Kiliziya igatera imbere. N'ukwitanga, le martyr, kuba umuhamya wa Kristo. Turaza gufashwa n'interuro ebyiri z'inkusane. Abacanshuro batatanya ubushyo n'umushumba mwiza urundanya, agahuza, agakoranya ubushyo bwe. Izo nshinge ebyiri, disperser et unir, gutatanya cyangwa disperser ni ibya shitani n'abambari be. Abacanshuro, abicanyi, abanyangeso mbi, abagira nabi. Naho inshinga gukusanya, unir, rassembler, kubumbira hamwe. Iyo ngiyo itondagurwa na Yesu n'intumwa ze n'abandi bahamya bizuka rya Yesu. Abo nabagira neza, abanyangeso nziza nka Barinaba twumvise, abogeza Ivanjili, abakristo, ariko cyane cyane abatangero nziza zihamya Kristo watwitangiye ku musaraba ngo ducungure. Mbese abakurikira kandi bagakurikiza Kristo.
ese wowe muvandimwe, izi nshinga zombi wowe utondaguramo iyihe? Gutatanya cyangwa kubumbira hamwe? Ese uri umucancuro cyangwa uri umushumba mwiza? Yibaze nanjye nibaze icyo dukorera imbaga y'Imana ngo ukwemera kurusheho kwiyongera. Mu isomo rya mbere dufite ingero z'abashumba beza bitangira ubushyo bigatuma kiliziya irushaho gutera imbere, gukura, la croissance. Twumvise uburyo itotezwa ryatumye inkuru nziza ya Kristo yogera. Mu Faransa ati a quelque chose malheur est bon. Ryatotezwa rikomeye ryakorewe abayoboke b'Imana bigatuma bahunga abo babisha. Iryo totezwa ryatangiye nyuma y'urupfu rwa Sitefano, uhawe Kristo bwa mbere nyuma y'aho amariye kuzuka. Uko abakristo bagendaga bahunga bakwira impande zose, nako barushagaho kugenda bogeza inkuru nziza, ivanjiri, abantu bagahinduka, kiliziya igakomera. Twumvise Ishipure, Isireni, Antiyokiya, yewe n'abagereki ngo baremeye kubera Imana. Bagize bati, i Antiyokiya niho abigishwa bitewe bwa mbere na mbere abakristo. Amen. Urakoze zo gutwibutsa aho twavuye. Abakuru b'umuryango batoteje abakristo barabamenesha bibwira ko bagiye kubacecekesha, kandi ahubwo ari bo bagiye babatiza umurindi. Bya bindi byo kujugunya umuntu mu iriba ngo ugiye kumwica, ngo ugiye kumuroha, agahita agwa mu nyanja y'impuhwe z'Imana. Twibuke ko kiliziya ya Kristo no mateka yayo itahumye guhura n'imivumba, imiraba, imihengeri, ibitotezo, ariko arusheho gukomera. Kubera iki? Yubakiye kuri Kristo. None natwe bavandimwe, ivanjiri yatugezeho kubera Imana. Singizwa dawe. Rero bigatwigisha ko mu bibazo ariho kiliziya ishora imizi. Ni naho haboneka abahamya benshi, les martyrs. Mu ivanjiri uyu munsi Yezu umushumba mwiza aracyaha abacanshuro batondagura yanshinga disperser le troupeau. Abo bose batatanya abakristo bashaka kubagirira nabi nibo Yezu yita abacanshuro. Yezu we ni umushumba mwiza witanga agapfira abantu kugira ngo bagire ubuzima, akabakusanya aho kubatatanya. Ubwo bumwe Kristo agirana n'abantu nibwo bumwe afitanye na Se. Yezu yagize ati, njye na Data turi umwe. Uko ubutatu butagatifu bwunze ubumwe, ni nako Yezu Kristo umushumba mwiza aba yifuza gutubumbira hamwe ngo adukize pour notre salut. Turashimira Imana yatugize umwe, nyamara ku bwacu ntitwari kumenyana. Yezu ubumwe bwacu singizwa. Mu gihe abashumba bamwe bashaka kwica intama ngo bakomeze bibereho, Yezu arabicurika, ashaka gupfa mu kigo cy'intama ngo intama aba arizo zikomeza kubaho. Ngo urwo rukundo Yezu yadukunze. Yezu akagira ati, ut vitam habeant, pour criser la vie, kugira ngo bagire ubugingo. Ni wa mutwe wa 10 umurongo wa 10 y'Ivanjiri ya Yohani. Umushumba ndetse n'intama bagomba gufata mu mutwe ndetse no mu mutima, yewe bakanawurota. Ut vitam habeant, kugira ngo intama zanjye zigire ubugingo kandi zibugire busagambye. Muvyeyi muyobozi, ese ikirura kiramutse kije, wakiza intama zawe cyangwa wabikijugunye nka tubiri udutama mu gihe kiri kuzirya, wowe ukaba uri kwisuganya ngo uhunge? Ese mubyeyi, iyo ibyago bije ugumana n'abayoboke bawe? Ese muyobozi, iyo ibyago bije ugumana n'abakozi bawe? Mubyeyi, ugumana n'abana bawe cyangwa usama yawe magara? Ese waba ukoresha yamvuga y'abacanshuro igira iti, iyo amagara aterewe hejuru usama yawe? Cyangwa ukoresha yamvuga umushumba mwiza uti, aho kwica intama zanjye mwabanza mukanyica, zo zigakomeza kubaho? Uwo ni Kristo n'abakristo. Umunsi umwe umubyeyi wareraga abana b'imfubyi babaga mu kigo. Icyo kigo cyari gikize cyane kuko cyafashwaga n'abazungu, bakita kuri abo bana b'imfubyi nyine, bakabarihira amashuri, bakabaha ibibatunga. Mbese abo bana bafatwaga neza cyane, bakarerwa neza. Nuko mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, interahamwe zaje kwinjira muri icyo kigo, zije gushaka abana b'abatutsi ngo zibice. Wa mubyeyi nubwo atari mu bahigwaga icyo gihe, yinginga bari baje mu gitero ngo abaha amafaranga menshi ariko bareke babana babeho. Nuko amaze kubaha amafaranga baragenda. Ayo mafaranga yaranatubutse cyane, dore ko nizo nterahamwe zari zishonje cyane, ziragenda. Hashize icyumweru za nterahamwe zigaruka muri cya kigo, bishoboke ko urwa rufaranga rwari rushize, dore ko bari na benshi. Noneho babwira wa mubyeyi bati, noneho nta mafaranga dushaka, ntayo dukeneye, turashaka abantu twatumwe, abana bari mwaha ngaha. Wa mubyeyi akomeza ajya hagati y'abana mu rwego rwo kubakomeza no kubahumuriza. Nuko muri icyo gihe izo nterahamwe zihura n'ihurizo, problème ryo kuza kuvangura abana, kuko nyine abahutu n'abatutsi bari bivanze ku buryo utari kubatandukanya ngo bigushobokere, kereke bo ubwabo.
nuko barababwira bati abahutu ni mujye ukwanyu n'abatutsi mujye ukwanyu. Kubera uburere abana bari baratojwe n'uwo mubyeyi no kugira ubumwe hagati yabo, abo bana banga kwivangura, banga kwitandukanya. None interahamwe zirarakara zibuze icyo zikora, dore ko bari bumaze kwira kandi bagomba kujya ku kindi kiraka cya shitani. Nuko basiga babwiye babana nawo mubyeyi bati ejo nidusanga mutarivangura mwese tuzabatwikira hamwe, mupfira hamwe mwese. Nuko za nterahamwe ziragenda zijya kuri cya kiraka cya Sekibi kindi. Bamaze gushingura ukuguru, wa mubyeyi abwira babana ati mwakoze cyane kuba mwanze kwivangura abana banjye kuko muri umwe. Ubu rero igisigaye mukenyere twambuke ndebe ko nakiza ubuzima bwanyu. Nuko uwo mubyeyi afata akato gato, dore ko ariko yarabonye hafi aho ngaho, atangira kwambutsa abana abahungisha. Abana bari benshi cyane, anyura amaturu menshi, dore ko akato nyine kari gato. Nuko mu museke asigaje ituru rimwe gusa, mu gihe araje gufata abana babiri bari basigaye ngo bose abe arangije kubahungisha, interahamwe nazo ziba zikubise aho ngaho zigarutse kuri cya kiraka. Zishatse babana zirababura, ubwo zihita zifata wa mubyeyi nawe yaratwaye zirabica. Wa mubyeyi apfana n'abo bana yarasigaje kwambutsa, bamuziza ko yababeshye. Icyo akora, babana baje kurokoka, bamwe bakomeje kubaho barakura. Nuko umutekano ugarutse, bariga baraminuza, bamwe biha Imana, abandi bashinga ingo. Hari ababaye abaganga, abarimu, abacuruzi, abayobozi bakomeye mu gihugu, n'abandi bakomeza imirimo itandukanye kubera Imana. Ni nabyo wa mwanditsi w'umuromani wa Kiliziya Gatolika Tertullian yavugaga ati Semen est sanguis Christianorum, le sang des martyrs est semence des chrétiens. Amaraso y'abahowe Imana ni imbuto y'ubukristo. Amen. Ngize imbuto zera ku giti cy'umuruho, babandi bitanga, abatagatifu, abamaritiri. Ese umutagatifu ni muntu ki? C'est un pécheur converti, ni umunyabyaha wicujije akakira agakiza cy'Imana. Naho umumaritiri yamennye amaraso, ahorwa Imana ku rugero rwo kwitangira abandi. Kubera urwo rukundo wigana Kristo, ukitangira abandi, ugapfa mu kigwi cy'abandi wigana Kristo. Rero bakristo bavandimwe ni muhumure, dufite amaritiri benshi banditse mu bitabo, ariko nkuko Yohana bivuga ubwo asoza ivanjiri ye avuga ko ibyo Kristo yakoze byose nta gitabo byakwigwamo hano ku isi, ni nako abahowe Imana ari benshi, abatagatifu ari benshi, ntaho twabona tubandika hano ku isi. Ese mubyeyi, ari ukwandikwa mu bitabo bya hano ku isi, ari no kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo ku Mana, igisumbije agaciro kurusha ikindi ni ikihe? Ubutagatifu, ubumaritiri nta muryango bugira, nta bara bugira, nta bwoko bugira, ni urukundo. Mukristo rero ukigenda kwironda koko, umenye ko Yesu atarobanura, nta vangura ngo abahutu mujye ukwanyu, abatutsi mujye ukwanyu, kuko Yesu yazanye no gucungura bose. Nundi wese umwiganye anyura mu kirenge cya Yesu. Muntu rero ugifite imyumvire yo kuronda, ukaba gitondagura yanshinga yo kwa Sekibi yo kwa shitani, disperser le troupeau, diviser, gutanya, gutandukanya, uracyari umucanshuro. Ese mukristo mbwira, twafatira urugero kuri Sawuli cyangwa twafatira urugero kuri Paulo? Sawuli uhinduka akaba Paulo. Nuko rero mukristo ntuzigena mufatira urugero ku mwicanyi, umugambanyi, umugira nabi, ku bantu bagize intege nke, ku bacanshuro, ku bisambo. Uramutse unarubafatiyeho, uzagenze au sens contraire des aiguilles d'une montre, bityo uzitandukanye n'abagome, woye kubigana, ahubwo uzigane izo ngero nziza z'abitangira abandi, z'abakomeje kunga ubumwe, batondagura iyo nshinga rassembler, ugambiriye kurengera ubuzima bw'abandi, uti vitam habeant, kugira ngo bagire ubugingo. Ukaba watanga amafaranga ngo ntibice umuntu, ukaba wakwambutsa abantu ugambiriye kubarokora, yewe niba uri n'intwari ukaba wakwemera gupfa urokoye benshi. Twigane rero ingero nziza za buri munsi z'abantu twabonye bitanga, ariko n'abakora nabi nabo n'abana ba Kiliziya, ariko ntawe Kiliziya ituma gukora nabi. Twese Kiliziya idutuma gukora neza no kwitangira abandi, twigana Kristo, rugero rwiza, umushumba mwiza witangira intama ze. Tukitangira abagenzi bacu ngo tubarokore, tubaho ubuzima babeho. Rya jambo ry'ikilatini ryo mu ivanjiri ya Yohani, ego veni ut vitam habeant et abundantius habeant, nazanywe no kugira ngo intama zanjye zigire ubugingo kandi zibugire busagambye. Birabaje bavandimwe, hari abantu benshi le pessimiste, babandi bapinga,
bahoza ingero mbi mu mvugo zabo z'abakoze amakosa, z'abakoze nabi, bakaba batinda ku biraka bya shitani. Nyamara hari intwari nyinshi twagombye kwigana tukazireberaho, kuko nta muntu muzima nyine warebera ku kigwari, ahubwo ku ntwari. Intwari ya mbere ni Kristo, hagakurikiraho abandi bahamya Yezu Kristo umushumba mwiza. Hari henshi twakubereye imbwa, akenshi tuba abashanshuro, abashumba ho kugutabara turagutamaza, tugira intege nke twagukurikiza uko wabishakaga. Uyu munsi Yezu Kristo umushumba mwiza tuje kukwereka ko twakuyobotse, tukwigane buri munsi imvugo n'ingiro, dukore neza kiliziya yawe, dukorera abandi tubitangira buri munsi, dukundane nta vangura buri munsi, dukurikiza urukundo rwawe, duteze imbere kiliziya yawe buri munsi, abayirimo barushaho kwiyongera cyane cyane mu kwemera. Uganze wacu mu mitima yacu buri munsi, tugusange udusanganire buri munsi, dusangire nawe buri munsi, turagirwe nawe umushumba mwiza mu rwuri rutoshye, tugire ubuzima bwiza buri munsi, kunze umwe nawe buri munsi. Kristo umushumba mwiza singizwa. Amen. Mwese Imana ibahe imigisha n'amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu. Mushumba